abapfushije umuntu ubujya napfusha umuntu nkajya kwa prodinga ntabwo bishoboka naho namuvugiye bisubiye kubera iki ngo wapfushije umuntu ngo je naba napfushije umuntu ngo narangiza nka prodinga yara prodinze ahubwo na prodinga n'isanduka arimo byonyine kwa prodinga video y'umuhango yego w'urupfu rw'umuntu wawe rw'umubyeyi wawe cyonyine ubumucuruje bisobanura ngo ucuruje umurambo umuntu wawe ababyeyi mwe mwabasore mwe mwankumi mwe abasaza ngo abakecuru mwabagabo mwe mwabadamu mwe twakiriye na yombi support yanyu mu mugisha n'amafaranga n'ibitekerezo n'amasengesho rero turasabye ubifitiye ubushobozi adufate mu mugongo Korode yabitsuye umusaza atarapfa yivugira yuko nta mubyeyi agira umupapa yitabye Imana none ejo bundi twabonye atabaza ko yagize ibyago yapfushije papa mwiyo ndebye uwo bita Bosco Impaje wundi yaratinyutse andika kuri titre ngo Claude ngo ni ikinyendaro uzi igobe ziri itsinda ry'iki ni itsinda ry'imbwa ntabwo imbwa zijya zigirana ubushuti iziriya mbwa iyo uteyemo ibuye cyangwa ikagira ikintu cyiza kuzataka ntayitabara iyindi kimwe gica hano n'ikindi buri kimwe gikiza amagara yayo ugasanga abantu bahoze ari inshuti aba bose ntabwo twabonaga bajya guhunahuna kwa Mutesi ibyo yakoreye Mutesi nawe bimukorerwe n'abandi bitegura udupfunyika twabo turi mu nzira tari amafaranga nta nubwo nayasamira ngo ngewe ngo nyarye ibintu Mutesi yakoreye Korode ni ukumutuka mu buryo burendirect ni nko kumubwira ati wowe uri intuza urumva ya yindi igira ngo wuwu nimba rero yarasamye ari amafaranga akayashyira mu kanwa biriya nibyo bita kurira ku muziro yagombaga kubanza agasaba imbabazi iti Mutesi rwose umbabarire ati mbabarira kubyo nagukoreye nimba rero atarasabye imbabazi ari amafaranga akayarya yaririye ku muziro tekereza ko Mutesi kiriya gihe amubaga ntabwo yarize ntabitonyanga by'amarira ye byaguye hasi biriya si rero byaguyeho igomba kwishyuza n'ibya Korode nabyo bikagwaho we Korode uniyita Kazunyuri jewe ndamuzi rwose iwabo ati twaye duturanye yaje ngo gukora akazi ko mu rugo i Kigali jewe uyu ni Kazunyuri ndamuzi yibaga n'ihene urumva ati wabo mu cyaro umwikomo wari wangiriye ukurweho papa wawe wavugaga ko yapfuye ntiyari yarapfuye reka mbahereze ikaze bakunze bacu musome mbifurize kugubwa neza muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu ni Slim Jesus TV ndetse na Laila Wizisho. Laila umeze uti? Ndashima Imana. Urashima Imana amakuru y'iminsi ndakomeye kumeze neza inzu barayiguza amafaranga arabonetse amafaranga y'icyuzi amafaranga y'icyuzi nagaraboneka anyway twaba tuyikuye ku isoko kuko hari abantu bahise bayifuza kuba bayirimo ariko n'ubundi irahari ntabwo yagurishijwe ariko n'ubundi irahari anyway reka mbanze mbabwire ko ahubwo hari izindi product turi kwamamaza abagabo bazi ko bakoresha igihe gite mu kubaka urugo no gutera akabariro cyangwa ntibagire ubushake cyangwa yagera hagati agacika intege ibyo ndi kuvuga abantu bakuru muri kubyumva dufite product zagufasha zikoze mu bimera ni product zizewe ziri approved na FDA hanyuma n'abadamu namwe mufite ikibazo cyo kutagira amavangingo mufite n'ibibazo by'ama infection mufite n'ibibazo byo kubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro namwe tubafitiye product zabafasha hanyuma ibintu bikagenda neza cyane wahamagara kuri 0788 3559691 iyo nimero iri no kuri WhatsApp ubwo rero abantu nibagire bigenze neza kugira ngo urugo rubeho neza buri wese abona icyo ashaka ku gihe so reka dutangire ikiganiro cyacu ikiganiro mbere yo kugitangira ndaza kwibaza ni mu minsi yashize umupapa Pastor Claude yagize gutya agira ibyago apfusha umubyeyi wiwe ariko mu bantu bagiye kumutabara ntabwo nigeze mubonayo kuki utagiye gutabara Pastor Claude ngewe uranyihanganira iyi nkuru nayo naririnze kuyivugaho kuko abantu bakomeje kuyimbazaho nkakwepa burasi nkunda kubyina mu byago bya mugenzi wanjye ariko impamvu kuri no nshuro ngiye kuyivugaho Claude twigize kugirana akantu k'akabazo ku bijyanye nabwo ngo na papa we ariko ni nacyo nshaka no kugarukaho papa w'ubundi hitabye Imana inshuro zingahe papa Claude se
kuko hano sindi gushinyagura sindimo ngerageza no kugerageza gusobanura ikibazo twagiranye na Claude. Yego. Claude yewe nigize kubona video yakozwe n'umuntu wari uturanye na Claude. Aravuga ati we Claude ati uniyita Kazunyuri ngo yitwa Kazunyuri. Claude ngo yitwa Kazunyuri. Ngo yitwa Kazunyuri niyo zina numvisha mwita. Bono buri wese agira utubazo utuzina tw'utubyiniriro. Ibi bintu rwose Claude ntunabirakariremo. Iri zina barariza abantu benshi bamaje kurimenya. Uyu mugabo watanze ubuhamya bwawe niwe warivuze ngo yitwaga Kazunyuri. Ati jewe ndamuzi rwose iwabo, ati twaye duturanye. Ati yavuze yuko ngo papa we ngo yapfuye, atari ko papa wariho. Uriya witabye Imana ejo bundi niwe yavugaga ko ari we papa we. Claude rero icyo gihe tugirana ikibazo, anajya ngo arambwira anampamagara nshyiraho ibiterabwoba cyane ngo ngiye kukurega. Ndamubwira nigenda rwose nimba nta natike ufite umbwire nyigushakire kugenda. Ngewe uriya mugabo simuzi, we avuga ko akuze mwana kuranye. Avuga ibyawe ko ngo ugenda ubeshya yuko ngo wahinduye imyirondoro, ndetse ko umubyeyi uvuga wawe ko yapfuye atapfuye ahubwo ariho. Claude rero nyuma yaje kujyayo avuga yuko ngo uriya ari se wabo, ngo atari papa we. Ariko urumva twebwe ntabwo twakomeza kwinjira. Ngewe nashatse no kujyayo kuko yari yambwiye ngo kabi ngugiye nshaka kujya kuko kuri nari ngufite banampamaga abantu benshi. Wowe washakaga kujya iwabo wa Pastor Claude kuyivuga. Ngewe barampamagaye. Kuri ibyo rero ngendeye ku iterabwo yararashyiraho nagomba kujya kuzana ukuri. Yego. Noneho rero aza we antangayo. Agiye abantu barampamagara nyuma barambwira ati reka nakubeshye. Ati yabanje abagurira urwako kugira ngo babeshye nabo. Anyway, icyo sinacyo ngambiriye kuvuga hano. Nari ngambiriye gusobanura impamvu ntagiyeyo. Urumva umuntu twagiranye ako kantu ka crochet kandi kubijyanye n'umubyeyi we. Urumva ntabwo nagomba kujya kwatendinga kuko n'umubyeyi we w'umumama icyo gihe twaravuganye arambwira ngo kubera iki ngo wavuze ngo umwana wanjye ngo papa we ngo ariho ngo kandi ngo yarapfuye ngo namushinyaguriye. Niko Claude yararimo avuze ngo ntigenagariye nta numure n'ibyo bintu. Umuntu muturanye umuzi neza niwe yavuze ko Claude kuvuga ko papa we yapfuye kandi atarapfuye. Ubwo niyo mpamvu nari ntangiye mvuga ngo ariko ubundi ko n'ubundi kuri byarangiye tutakumenye. Papa we yitabye Imana inshuro zingahe? None se ejo bundi arimo aratabaza avuga ko papa we yitabye Imana. Uriya ntabwo ari papa we. Yarabyemeye. Yavuze ko ari papa we. Ubwo rero Claude unyihanganira ikibazo wari umwikomo wari wangiriye ukurweho. Papa wawe ubwiye wavugaga ko yapfuye ntiyari yarapfuye. Yitabye Imana ejo bundi. Yego. Sibyo? None se urumva wa mugani tutari buze kugira amakenga noneho wa mugani yaba ari no kumuvugaho. Kwibibasha ibyo bintu bamuvuga bishobora kuba ari ukuri. Kumuvuga nabi cyane ariko. Claude ukuri kwe kuragoye kumenya. Icyo gihe yateje impagarara hajyayo ibibazo biravuka yisobanura. By the way jewe wamvuze ku bintu nk'ibyo ku bintu bijyanye n'umubyeyi wanjye ko yaba yaritabye Imana yaba ataritabye Imana, ibyo ntabwo biba bikureba kuko aba yanariho. Ntabwo uri buze kuza kumwiha ngo abe umubyeyi wawe. Icy'ingenzi nuko ari uwanjye sinajya kubiprovinga. Imbaraga rero Claude yakoresheje icyo gihe zigaragaza ko ukuri kwari kuri muri iyo video. Yego. Kwari ukwanyako kuko uwo muntu yaravuze ati n'imyirondoro yarayihinduye. Ati Claude ntabwo yitwaga Niyonzima Claude kera. Yego. Ngo kera yakoraga akazi ko mu rugo. Yaje ngo gukora akazi ko mu rugo i Kigali. Noneho ngo ahindura amazina. Ntaravuze ngo yitwaga Ndembere. Gusa nibuka iryo Kazunyuri ryo ngo niryo yitwaga iwabo mu cyaro. Hanyuma nuko ngo Pastor Claude azi Kigali yaje gukora akazi ko mu rugo. Ngo niwe yahinduriye amazina. Uriya yabaye umukozi wo mu rugo. Ngo yabaye umukozi wo mu rugo. Aza kuba pastor ate. Ibyo ni amateka buri wese arakura mu runaka mu buzima runaka hanyuma akagira. Ubwo uwo mugabo yari yarakajwe n'ukuntu Claude ngo yajyaga agenda avuga ngo yiyamamaje ngo kuba imbari yiyamamaje ngo kuba depite. Akajya agenda bakangisha ako kantu yagiye uha bakavuga ati we Muranzi igiye ko ndi umudepite. Ati we atari kuzi ko buriya we nanagufungisha.
nyamara korode amashagaga yarashize uzi ko amashagaga korode yarashize cyane mbere mwaravuga ngo ariko we agahita naguhamagara ba Bosco Impaya bose yarabahamagaye ngo ariko uzi we ko nagufungira ako shakoro we wafungisha umuntu urinde muri iki gihugu. Imana duhera umugisha mukuru w'igihugu yaravuze ngo nta muntu n'umwe ukomeye muri iki gihugu. Aba ba Bosco rero ukomoje abakomeye bariho pe tunabubaye ariko iyo bigeze ku itegeko nta muntu ukomera uko tujya tubona abantu bari bihangange bakaza guhangamurwa n'itegeko. Ingingo imwe gusa rwose kandi kanditse mu magambo mato cyane ugasanga imushyize hasi. Rero ntabwo ndi buze kuza ku nuko Pastor Claude abakoze ngo akazi ko mu rugo birangira ahinduye imyirondoro. Hari umuntu wigeze kumbwira ariko ibyo nibivugwa sinabihagararaho ko ngo hari ukuntu afite ibintu by'ibyangombwa biriho amazina ataraye nyine urumva ibintu byo ntiwabigenderaho ariko ngarutse ku kintu warumbajije cy'umubyeyi we katanamwifurize iruhuko ridashira. Nanjye ejo bundi naratunguwe kubona umuntu yaramwihakanye ngo ntago ari umubyeyi we ni se wabo. Hanyuma ejo twongeye tubona mwise umubyeyi we wa mugani yaragiye kumukinisha iturufu yihe yo gusaba abantu none se umuntu ati njyewe si umubyeyi wanjye yarapfuye. Tugiye kubona tongeye kubona ngo papa wanjye nanone yapfuye kangahe se? Ubwo ni nko kuvuga ko papa yapfuye kabiri. Si kuri kubyumva bwa mbere baravuze ati papa we yarapfuye we mu buhamya bwe yivugiye ko ngo papa we yapfuye kera. Haza umuntu umuvuguruza ngo bakuranye ati jyewe uyu ni Kazunyuri ndamuzi yibaga n'ihene urumva ati wabo mu cyaro ati ndamuzi neza ako kantu yarakavuze korode. Uwo bita Bosco kiganiro kikuza kuri chano yanjye kiri kuri chano yawe umugabo ngo avuga ko ngo Pastor Claude cyaba ari kiri kure cyane ntago twakibona ntago twakibona uko byagenda kose. Rero abantu benshi uyu Pastor Claude niwe muntu wangaga niwe muntu kandi n'ubu nekeza ko wanga abantu bacuruza imirambo. Ati umuntu wese wakoraga ikiganiro cy'ubutabazi Pastor Claude ati kuki uza gucuruza umurambo ahere kuri Pastor Mutesi ngo acuruje umurambo wa Rusagara ahera no ku bandi bagiye basaba ubufasha ngo bacuruje umurambo wa Gogo ariko we ageze kuri papa we yitabye Imana n'abantu baraza murwanya ati ari gucuruza ngo kuki ari gucuruza umurambo ariko mu bamufashe hajemo Pastor Mutesi. Wabyakirite kubona Pastor Mutesi ari mu bantu bafashije Pastor Claude harya yacuruza umurambo gute yarababwiye muze yashyize umurambo haravuga ati mujye mushyiraho amafaranga yakoze groupe yo kumutwerera yo kumufasha. Hari umuntu witwereza mu rupfu we yakoze groupe yo kumufasha aranayikorera iyi groupe ya WhatsApp yo guherekeza yacuruje umurambo wa papa we rwose anakora n'ikiganiro ati bavani ariko se ntabwo wigeze ubona aka video ntabwo abonye aka video na Jihad numva ko ka video abantu bose baramwatatse reka nze nimba ngafite uyu Pastor Claude arimo arakubutabazi ati rwose nimumfashe ubundi kuba wabwira abantu uti inshuti n'abavandimwe mu ntabare iryo jambo rirahagije. Iyo ari umuntu ufite umutima afite n'ubwenge afite anatekereza nyine yumva ko mu gutabara harimo no kumufasha umuntu mu buryo buri financially ibyo bintu arabyibwiriza. Ariko iyo utangiye kwivugisha ngo mushyire mukanda akanyenyeri icyo gihe nta nubwo ubabajwe n'urupfu rwa so ahubwo ubabajwe n'urupfu ubabajwe n'amafaranga bayaguhe rwose naka ngaka izi strike zateye ubu ndayikiniye video yawe agakina nta kibazo umujyana yapfusha umuntu hajya kwa Proding ntabwo bishoboka A few moments later n'ababyeyi mwe mwabasore mwe mwabasaza mwe abadamu mwe twakiriye na yombi support yanyu umugisha n'amafaranga ibitekerezo n'amasengesho. Rero turasabye ubifitiye ubushobozi adufate mu mugongo utabifitiye ubushobozi abumura akanwa avuge ngo mana uyu musaza Imana imuhiruko ridashira n'uwo bitareba ariko nibwira ko urupfu nawe rutareba nibwira ko gupfusha no gupfa nawe bitareba
zikazapfa wese cyangwa zikaba zitabaza abandi bakamutabara none se uratse imodoka uyikure hano Kacyiru ugenda ifunge hejuru unyuze n'agasambu zamuke hejuru ku murenge wa Funge ureba muhazi hasi uranywa ibihumbi bitari munsi ya 25 hanyuma birashoboka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views ntabwo wazikuramo wakumvesha ako kavideo niko katumye abantu benshi korode ntakiriye Yesu we naho namuvugiye ndisubiye uramuvugiye naho namuvugiye ndisubiye kubera iki ngo waba wapfushije umuntu ngo ngewe naba napfushije umuntu ngo narangiza nka prodinga yari aprodinze ahubwo na prodinga n'isanduka arimo nta biganiro wabonye narabibonye ntabyo wabonye yego ariko ngo ntiyapfusha umuntu ngo yaprodinga ariko arangije ku munsi wo kumushyingura babicisha live ndetse aranaprodinga byonyine kwa prodinga video y'umuhango yego w'urupfu rw'umuntu wawe rw'umubyeyi wawe icyo cyonyine uba umucuruje none kuri YouTube ntubugiye kwinjiza oya ndakubajije kwa prodinga iyo video ubishyizeho ugamije iki ugira ngo wereka abantu ko ubugiye gucuruza iyo video nyine bisobanura ngo ucuruje umurambo umuntu wawe Pastor Claude yaba yarakoze ikosa kuba yaraprodinze umuhango wo guherekeza papa we umubyara yakoze ikosa kuko yavuguruje ijambo yivugiye ko atabikora sibyo yakoze ikosa atahanirwa ariko we yakwihanira akavuga ati nisubiyeho mu ijambo ati ngewe napfusha umuntu nka prodinga arangije bukeye few moment ati mw'abantu mwe mw'ababyeyi mwe mumfashe rwose duherekeze umuntu inkunga irakenewe naho ujya unyumvira kweri abantu nako Jihad arashotorana yaragiye aratwegeranya utwo tuntu twose avuga ati ntabwo ncike azi ko ubu ngubu mpise ngarukira Jihad ibintu yavuze ni ibyanyabyo ariko nubwo bajya bavuga ngo umugabo mbwa seka imboye yego kuko ejo nawe wakwisanga wabikoze yego ariko we ntabwo yigeze abinenga Jihad yo ntabwo yigeze avuga ngo ntabwo yigeze aterura ngo avuge ngo ngewe sinacuruza umurambo ntabwo yigeze nyine avuga nyine abirwanya yasaba ubufasha ariko we yanenze ibyo Pastor Claude yakoze kuba arimo arashaka abantu kwamutabara kandi we yararwanyaga abantu baza kuvuga ko bakeneye ubufasha mu gihe abantu babo bitabye Imana ubundi mubona Claude ubundi ari seriye ataba serious ntabwo ari seriye kubera umuntu uri seriye ntabwo yisubiraho ku ijambo yavuze uba ugomba kurinda ijambo ryawe none se umuntu utigiye ntabwo nacuruza umurambo ati ntabwo nacuruza umurambo w'umuntu wanjye bidateye kabiri niwe ubanjeho se ko n'ubundi uriya wari umuhango we urumva yagomba gukumira abantu bose akababwira ati nta muntu wemereye kugira gute gukamera ariko uburyo yabirundagaho wagira ngo yari arimo atanguranwa n'abandi bantu ntabwo ari gutanguranwa n'abandi ubwo iyo uvuze ngo ntabwo ari seriye uba ushatse guhuza n'aba basore bamwita ngo ni Pastor Empty Mind oya ngewe ntabwo nakwita umuntu Pastor Empty Mind umuntu udafite empty mind usibye kubona waba adafite empty mind ahubwo mind ye yindi bifite uburwayi cyangwa se ariko bene uwo muntu nta kintu na kimwe yikorera ubwo Ezekiel niwe empty mind yikoreraho abandi bindi rero uriya we nta nubwo banza ureze bavuga abantu urimo uragereranya abantu bazima empty mind uri umubaje nicyo risobanura ari kubwiye ntago abizi ntabyazi tumubabarire rwose kuko ashobora kuba n'iryo jambo atazi nicyo risobanura ubwo bwa mbere yararimenye yarayisobanukiwe amenye ngo akongereza turagenda rero twibaza urumva ni uyu Pastor Claude ibi ngibi byose akimara gukora ibyo ngibyo yamaze iminsi atari kwa prodinga ariko igihe agarutse ahita avuga ati abantu mwese mwamvuze nabi mwese mbifurije gupfusha nta n'uzarama ku isi nk'umusozi ko n'imisozi nayo iratenguha isuri ikayitwara abantu tuzapfa tuzabugira ibyago nk'uko yabigize ariko ntabwo ibyo yakabaye abyifuriza abantu kubera yuko ntabwo ari bo bishe
umuntu we sibyo kandi sibo bamutumye ngo ajye gucuruza umurambo we nk'uko yari yavuze ko watabikora none se arabaciraho ararinda bashyiraho iyo mikasiro ye ngo bigende gute hari uwamubwiye ngo ihinduke mu ijambo iyo ahagarara ku ijambo nimba koko ari umuntu w'umugabo uhagarara ku ijambo rye iyo ahagarara ku ijambo rye akavuga ati nk'uko navuze yego ntacuruza umurambo w'umuntu wanjye kereka nimba uriya atari umuntu wiwe ni papa we none se nyine urumva ataramucuruje bamucuruje kandi ari na se ese niyihe mpamvu yatumye Pastor Claude ahisha abantu ko afite umubyeyi akazajya avuga ko adafite se yabaga agamije iki yabaga agamije kugira ngo abantu bamugirire impuhwe icyo ni kimwe ikindi uriya musaza yavuze ko ngo yabaga atewe ipfunwe na se we ahantu ari ko ngo yari abayeho mu buzima buba atamufashagamo muri buriya buhamya uriya musaza yatanze niko yabivuze yavuze ko ngo Pastor Claude yaterwaga ipfunwe na papa we kuko nta kintu yamufashaga bikongera bigahura n'inkuru bajya bavuga kuri Jihad nawe ngo uterwa ipfunwe nabonye John Kasuka ari kubivuga ngo na mama we ngo nawe ngo nta kintu amufasha babera nibyo gusezererezanya ku byo kumva nkoranyambaga nibyo bya Claude nabyo sinabyemeza nubwo byavuzwe n'uwo bari baturanye ariko simpamya ko nta muntu utaterwa ishema n'umubyeyi we kuko ntabwo turabona ahantu Jihad yihakanye mama we yego hari ubwo wari wamumubaza akakubwira ngo mama wanjye ntawe uriho kandi ariho naho turabona mwihakanye hari aho wari wamumubaza akakubwira ati uwo muntu simuzi sinshaka no kumumenya ahubwo ejo bundi yavuze ko mama we adakunda umuntu umuvugaho kandi ni n'uburenganzira muramuvuga hose kubera iki ibi bintu mubamo abibamo ntabwo abibamo nta nubwo agomba kubizamo oya icyo cyo tukireke tujye tunubaha ababyeyi b'abantu urumva uyu we Claude we tumugarutseho kuko we yivugiye ko umubyeyi we atariho yapfuye hanyuma uwo bakuranye azamuvuguruza ati urabeshya papa wawe ariho urumva n'ikimenyimenyi atuye aha n'aha arahavuga rero ibyo bintu byose byatumye abantu byanateye umurindi ku bantu bakomeje kuvuga kuri Claude bavuga ko ashobora kuba adashobotse wa mugani papa we nimba koko nkuko yabyemereye ejo bundi yavuze ko ari papa we mu gihe mbere yari yaravuze ko papa we yapfuye urumva ni ukuvuga ngo amugiriye umumaro kuko yitabye Imana bya bindi bavuga ngo abantu bakunda abapfu umupfu arakundwa yarakundwa cyane nose urumva ugira ngo ntabakanze akanyenyeri muri iyo minsi barayikanze baragakanze wabonye muri video ko uwo bita Annette Murava na Gafaranga wabonye uburyo bari bafatanye agatoki ku kandi bagiye guherekeza papa Pastor Claude reka nze mbikwereke hano rwose iyo urebye ubona ko ari famiye yishimye cyane reka turebe ngebe hano reka ndebe ko nyibona ku munsi reka turebe ndebe kabisa ngaba Annette Murava ni kuri channel ya JB niho biri JB Rwanda video yuraza kuyibashyiriramo ndaza kuyibashyiriramo ubona uwo bita Annette Murava na Bishop Gafaranga bafatanye akaboko bafatanye agatoki ku kandi ubona bamerewe neza cyane baje gutabara ibaze kuba rero uyu Bishop Gafaranga na Annette Murava baragiye gutabara Pastor Claude ariko mwebwe nimube mubahaboneka dore ngiye video sinzi nimba barayibonye rwose none se bariya ni abaturanyi ba Claude umuturanyi atabara umuturanyi mugenzi we Claude si inshuti yanjye sibyo yego Claude si umuvandimwe wanjye Claude twagiranye ikibazo umva ndabisubiramo ijambo ndakomeza ndisubire mwagiranye ikibazo twagiranye ikibazo ubwo yavugaga ko ngo na prodinze ngo umuntu ngo ari kumubwiye ngo ari kuvuga ko papa we yapfuye ngo kandi atarapfuye ubwo tubigirana ikibazo ko papa atapfuye ngo kandi ahari ubwo se abantu ari kuhagaragara ngiye gukora yiki nuko ngo we na Claude mwari mufitanye ikibazo
aho kuri iyo ngingo dufitanye ikibazo pe. iyo wari ugiye wari kuba ariko ntekereza ko kirangiye kuko noneho finally yiyemereye yuko uriya ari papa we mu gihe yaragize gute yari yaramubitse atarapfa. Korode yabitse uyu musaza atarapfa kuko ngo yamwishe mbere. Korode yabitse uyu papa we uyu witabye Imana ejo bundi yamubitse atarapfa kuko iyi video ndayikugarurira yayikoze ku Isimbi TV mu 2020 irahari yivugira yuko nta mubyeyi agira w'umupapa yitabye Imana. None ejo bundi twabonye atabaza ko yagize ibyago yapfushije papa we. Papa we yapfuye kangahe? Ni ibyago ntago wenda ntago yarazi ko bizaba. Koro wihangane ntabwo turimo tugufatanya n'ibyago wagize kandi unihangane. Mbese ni nko kugira ngo duclearinge inkuru yigeze kuko ni kugira ngo nimba hari n'umuntu wamfashe nabi kiriya gihe kuko Korode yanukoze ikigana icyo gihe aravuga ngo namushinyaguriye we ngo namushinyaguriye ngo navuze yuko ngo papa we ngo ariho ngo kandi yarapfuye kera. None se nejo undi ko twabonye nabwo nanone yapfushije papa we byagenze gute? Ahubwo wenda agomba kuza gasobanura wenda kugira ngo atazana kwifata nabi azasobanura avuga ati uyu wenda ntabwo yari papa wanjye yari data wacu cyangwa hari ikirindi sano twari dufitanye. Ariko nanone biraza gutuma nenga abantu nk'iyo ndebye uwo bita Bosco Impaje wundi yaratinyutse andika kuri titre ngo Claude ngo ni ikinyendaro arabyandika gutyo. Ibyo byo no gutukana no kubaho k'umuntu. Uziko Korode yabimuregera se. Komeruka abantu bari inshuti se byagenze gute? Muribuka mvuga nivugira ijambo Igobe. Turabyibuka. Uzi Igobe uzira itsinda ry'iki? Ni itsinda ry'imbwa. Buri ujugunyemo ibuye muri rire yatsinda byose biriruka. Kimwe gica hariya kindi kigaca hariya kindi kigaca hariya kindi bigatatana nta gikurikira ikindi. Nuko nubwo biba biri mu Igobe ntago bari. Ntabwo imbwa zijya zigirana ubushuti. Ubwo gende kwivugira ku ijambo imbwa. Nta muntu mvuze hano. Nihangane hagira umuntu nzana mu matiku yanyu. Sibyo? Iyo imbwa ziteraniye ahantu hamwe zifite nk'ikintu ubundi zikora Igobe iyo zigiye kwataka nk'ikintu. Cyangwa se zigiye kurya nk'ikintu runaka zikagihuriraho. Hari nk'ahantu hari nk'igikoko cyipfushije zigiye kukirya, hari nk'ahantu zigiye kwataka zikora ikintu cyitwa nk'agakungu. Ako gakungu iri jambo ndi kugerageza kuri kwepa kugira ngo mutongera mukiyumvamo mu bantu ntavuze. Zigakora icyo kintu. Sibyo? Icyo kintu iyo zigiye ziba ziniruka cyane. Iziriya mbwa iyo uteyemo ibuye cyangwa kagira ikintu cyiza kuzataka ntayitabara iyindi. Zose buri yese icukwayo. Ntambwe ihagarara ngo itabara iyindi. Nta niza kureba hindi yanyuze. Nibiba ariko abantu muziri no mumfasha nawe. Kimwe gica hano n'ikindi kiburi kimwe gikiza amagara yacu. Pinje nibaza rero hari nk'abantu nanjye njya nibaza ugasanga abantu bahoze ari inshuti. Bahoze ari inshuti. Nkungu nimba Pastor Claude yahoze ari inshuti magara na Bosco. Abo simbaza ubwo ndi kuvuga kubonzi nagewe niziye nabonye baba ari inshuti. Wenda tuvuga bahoze ari inshuti. Ugasanga bahoze ari inshuti ugasanga rwose bukabisi nagahiye urayirara dekonyano ku mihanda bamuhuriyeho baramubaze urumva bashasasiye ku mugozi umwe. Ariko ikintu kiraje urumva baranyanyagiye buri wese aciye aha n'undi aciye hariya. Icyo gihe rero mba mbona mutari seriye. Aba bantu bihaye reka mbere kuri Korode. Si Korode gusa hari n'uyu Ezekiel hari n'uyu Justin hari n'uyu Bosco. Muribuka ibintu bakoreye Pastor Mutesi igihe abura inshuti ye nyakwigendera Rusagara. N'abandi nibarindire agapfunyika kabo kari mu nzira. Ubu ni Korode uriho ugezweho n'abandi bitegure kubera yuko nta kintu na kimwe wakorera hano muri ino si ngo uyive mutakishyuye. Rega kiriya gihe bakomerekeje umutima wa Mutesi. Baramukomerekeje pe. Baramukomeretsa bakometsa bafashe intoki zabagaburiye baraziruma. None se aba bose ninde Mutesi atatunze? Aba bose ninde Mutesi atahahiye?
aba bose ntabwo twabonaga bajya guhunahuna kwa Mutesi ahubwo icyo bamwitoye we yabatamitse ukuboko yego barakuruma icyo nicyo bamukoreye rero iyo ukoreye umuntu ikintu nk'icyo ngicyo uko byagenda kose uzakishyura ntabwo uzava kuri ino utishyuye icyo kintu rero Claude niwe uriho niyihangane ibyo yakoreye Mutesi nawe bimukorerwe n'abandi bitegura udupfunyika twabo turi mu nzira kuryo Mutesi kuryo Claude n'abantu bari buze kukomeza bamwataka nk'ibyo bajya bakora Mutesi se ahubwo se sibyo bari kumukorera nyine ahubwo ibyo bari kumukorera nibikeya kuruta ibyo yakoreye Mutesi ahubwo Mutesi aranihangana njyewe nta mbaraga nabona zo gukanda akanyenyeri simubeshye akanza akanyenyeri aranamutabariza akora n'ikiganiro gitabariza Pastor Claude ibyo ntabwo ari ukwiyorobe ku bundi sinzi kiri mu mutima we ariko nitugendera mu myizerere yuko bizera bavuga ko ngo Yesu ngo niwe wabwiye ngo intumwa ze ngo umuntu nagukubita urushyi hano yego ngo ujye uhindukira ngo ntanakubitewe kandi bariya si ba Yesu ntabwo ari ba Yesu ngo sinzi impamvu yabiteye wasanga ubwo ari kugera mu kirenge cya Yesu ariko jyewe nakwishyura hanyuma ibya Yesu tukabigarukamo mu nyuma uyu Pastor Mutesi kuba yarabaye hafi Pastor Claude kandi we baramushinjaga ko yacuruje ngo umurambo ngo w'umugabo wiwe uyu nguyu akaba kukiyamushye ibintu Mutesi yakoreye Claude ni ukumutuka mu buryo burendirect ni nko kumubwira ati wowe uri intuza urumva ya yindi igira ngo wuwu kubera yuko njyewe ndakuruse yego nkwishyuje ineza ku nabi wangiriye buriya ibintu Mutesi yakoreye Claude yego ni igitutsi mu buryo burendirect ariya amafaranga nta nubwo nayasamira ngo jyewe ngo nyarye mbere yuko nyarya nabanza nkamusaba imbabazi ahantu twabonye Claude azigira gute azisaba atumbabarire ku byo nagukoreye yego mu gihe cy'urupfu rwa nyakwigendera Rusagara nimba rero yarasamye ariya amafaranga akayashyira mu kanwa biriya nibyo bita kurira ku muziro ku buryo ariya mafaranga ashobora kumukoraho none ngo bene so nibabagirira nabi ngo mwebwe muzabituzi neza ubwo Imana ashaka kukubwira ngo ibindi ubindekere na bado biriya Claude yaririye ku muziro ntabwo yagombaga kwasamira amafaranga ya Mutesi yamutabaje mu bihe bigoye we mu bihe yari afite bigoye urumva yego yaramusonze akamubagisha ibyuma yagombaga kubanza agasaba imbabazi iti Mutesi rwose umbabarire ati mbabarira ku byo nagukoreye nimba rero atarasabye imbabazi ariya amafaranga akayarya yaririye ku muziro ntabwo uyu Pastor Claude akwiye utekereza ko Mutesi kiriya gihe amubaga ntabwo yarize nta bitonyanga by'amarira ye byaguye hasi biriya si rero byaguyeho igomba kwishyuza n'ibya Claude nabyo bikagwaho ntakazajya ararira ubutaka burishyuza ntabwo bizi se ku buryo nawe yarwara akajya kuri bwa burwayi ngo Mutesi oya ari kubyishyura none si ibintu bari kumukorera bingana n'ibyakoreye oya ntibirageramo neza bijya gusa nk'ibyakoreye nde Mutesi urakoze cyane